kugira ngo bimukure mu byizerwa, ariko hari imbaraga zahagurukiye mu bayuda. Ndagira nkubwire ngo ujye witwara neza ku Mana, kuko Imana ihagurukije imbaraga zije kugutabara mu byago no mu makuba. Hari icyo itekereza kukugirira. Ndagira nkubwire ngo garuka mu byizerwa, garuka mu ijambo ry'Imana, garuka mu rukundo rw'Imana, ongera ugaruke mu buntu Imana ikuvugaho, garuka kuko Imana igutekerejeho. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba abakurikiye Calvary TV. Imana ibane namwe mu izina rya Yesu. Ndabashimiye cyane uko mugenda mukurikira Calvary TV. Natwe dushima Imana ko yatugejeje ahangaha. Twihuse rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tubona muri Esteri ibice byaho 9 umurongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo abayuda bica abanzi babo. Aravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwira ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda abari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nuko abayuda bateranira mu midugudu yabo iyo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Turaza gusimbuka gatoya turajya muri Zaburi ibice byaho 12 duhere ku murongo waho wa 6. Baravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka niko umwami niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingone. Ndasubiramo rino jambo. Baravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingone. Mwakire ijambo ry'Imana. Nongeye gushimira Imana ko iduhaye ijambo ry'uno munsi. Ngewe uhagaze ahangaha nitwa Mahoro Afroide, ndi umusore ukijijwe ushima Imana. Nshima Imana rero kubwo uyu mwanya iduhaye w'ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ritubwiye muri Esteri ibice byaho 9 umurongo waho wa mbere, havuga ukuntu abayuda igihe cyari kigeze cy'amakuba, ari bwo munsi bibiri tubwira neza tuvuga ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ngo no munsi abayuda bari baziho ko bagomba gupfa, bagomba kugirirwa nabi. Ariko ndagira nkubwire ngo hari Imana itekereza ku bantu bayo, umwana w'umuntu atatekereje. Hari Imana igidutekerezaho mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana tubwira neza ngo uko kwezi kwa 12 kwitwa Adari, niko ijambo ritubwira neza ngo niwo munsi abayuda ngo bari bageze mu bihe bikomeye, bageze mu makuba, batekereza ko Imana yabo yabataye. Ijambo riratubwira iki? Ijambo riratubwira ngo basenga amasengesho y'iminsi 3. Usomye neza Esteri ukomeje uhere ku gice cyaho cya mbere ukomeje ugenda, haravuga neza iki? Havuga ukuntu uwo munsi wa 12 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ngo niwo munsi abayuda bagombaga gupfa. Hamani Bibiri tubwira neza, tubwira ko yaramaze kwegera umwami, aribwo yaguraga ubwoko bw'Imana. Ndagira nkubwire ikirere, ndagira nkubwire ngo hari ibintu byahagurukiye umukristo, byahagurukiye umuntu wizeye Imana kugira ngo bimukure mu byizerwa, ariko hari imbaraga zahagurukiye mu bayuda. Ndagira nkubwire ngo ujye witwara neza ku Mana, kuko Imana ihagurukije imbaraga zije kugutabara mu byago no mu makuba. Haleluya, haleluya. Kubera iki rero ijambo ry'Imana ritubwira iki? Yatubwira ngo ku munsi wa 12 kwitwa ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami ngo byendaga gusohozwa. Umwami yari amaze gutanga ububasha bwo kugira ngo bice abayuda. Ijambo ritubwira iki? Ngo bakomeje kugwirira muri kiriya gihugu cya Ahasuwerusi, ngo bagira imbaraga zikomeye cyane. Hamani agira ishyari
kuko bari abantu bakunze kugwiza imbaraga, bari abantu bahirwa, bari abantu bafite igikundiro kiva ku Mana. Hamani abona ko nibakomeza kugenda bahirwa cyane, ahari ari cyo kizatuma ibyo atekereza kugera hatabigeraho. Ndagira ngo nkubwire ngo kubw'umugisha uhagaze mu bantu b'Imana bahora basenga cyane, ndagira ngo nkubwire ngo hari izindi ngabo Satani ahagurukije kurwanya kugira ngo bice umugambi Imana igufiteho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana igutekerejeho muri uno munota, ibona ko itegeko n'iteka by'umwami byenda gusozwa ku buzima bwawe. Ariko Imana iravuga iki? Iravugana nawe iki? Jambo rirambwira neza dukomeje ravuga ngo ariko birahinduka, abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Ngo nuko abayuda bateranira mu midugudu yabo no mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Ngo nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana itanze igitinyiro ku ngabo zari zahagurukiye kukurwanya kuri uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ihagurukije igitinyiro ku migambi mibi ya Satani yari afite ku buzima bwawe kuri uno munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo korona yaraje uterwa ubwoba n'abadayimoni yuko ibibazo bije, wumva ko akazi karanze, barakwirukana no ku kazi kuko umushahara, urumva ko igihe cya korona kije harimo bamwe bagize iki, bakuwe mu kazi kabo kubera ko ntago ubutinjije wasohora nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo hari umudayimoni uhagurukiye kugira ngo agutere kwiheba udukurikije ibihe duhagazemo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana itanze iki? Ubutabazi, kuko amahanga agiye gutinya Imana usenga. Ijambo rirambwira ikiramwa ngo nta muntu wagombaga kubuza abayuda kugira iki? Kwica bagombaga kubagirira nabi, ngo kuko amahanga yose yari yabatinye. Haleluya, haleluya. Wowe uri ureba Karuvari TV aka kanya ukurikiye, ndagira ngo nkurememo ijambo rivuga ngo Imana izanye ubutabazi mu izina rya Yesu. Imana itanze ubutabazi aho bitari bikwiriye. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana riramwa ngo uwo munsi bagombaga gupfiraho, ngo abayuda bari kusanyije, ngo bakora amasengesho y'iminsi 3. Morodekayi ngo ajya hagati mu murwa hagati, ngo yambara imyenda y'imigunira ngo arasenga, ngo Imana yumva gusenga iri mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu biheba, bakiheba bavuganye n'Imana. Ariko abayuda icyo gihe bajya kwicwa ntago bigize babumva ijwi ry'Imana rivuga ko bagiye gutabarwa, ahubwo basenze amasengesho y'iminsi 3 bavuga ngo Yesu tweze ducyure kuko igihe kirageze cyo gupfa. Ariko Imana iri mu ijuru ibona ko nubwo basenza yo gupfa ariko hari ijambo ryo kubaho. Ndagira ngo nkubwire rero wowe ukurikiye Karuvari TV, bavuze ko ugomba gupfa, Satani agambira ko ugomba gupfa, ariko Imana ivunjemo ijambo rivuga ngo ntago gipfuye kuko hari iki Imana ivuganye nawe. Muri wandi his God, Imana ivuze ko utagomba gupfa, ahubwo Imana ikuremyemo icyizere cy'ejo hazaza. Ndagira nkubwira ngo Imana ikuremyemo icyizere cy'ejo hazaza. Ndafashijwe. Amina. Njya numva ijambo ry'Imana ukurikiye Karuvari TV, ntibigutungura ukuntu mfashijwe. Ndi umuntu wabayeho mu gihe cyane nezezwa n'iby'isi cyane, rero iyo numvise ijambo ry'Imana rimfashije nanjye ndanezerwa, nanjye ndishima, numva umunezero uje. Yesu, umunezero mfite kuko Mana. Noneho ijambo ritubwira neza, ritubwira ko uwo munsi abayuda ngo bagize agahinda gakomeye cyane, bararira, bibutse Imana, babwira Imana ngo Mana, ibuka uko twabanaga nawe, ibuka Aburahamu sogokuruza uburyo yagendaga imbere yawe, ibuka ko tutigeze tureka amategeko yawe, nubwo tugeze ahantu tudafite utuvugira, ariko hari ijambo batuvugaho. Ngo Imana irebye iri mu ijuru ngo ibona ko batagomba gupfa. Muri amasengesho y'iminsi 3 ngo Imana ivunjamo ijambo rivuga kubaho, ngo nuko Imana ihita ifata ububasha, ngo abanzi b'abayuda bibwira ko bagiye kubagiraho, ngo nuko irihindukirizamo iki? Abayuda. Ndagira nkubwire ngo Imana ifashe ijambo umwanzi yavugaga ku buzima bwawe, irivunjemo kugira ngo ugire ububasha ku banzi bawe. Ndagira nkubwire ngo hari imbaraga zahagurukiye kukurwanya. Nibyo narimo mvuga, ngarutse inyuma gato, barakwirukanye mu kazi kubera igihe cya Covid. Nibyo koko turi mu bihe bikomeye, ariko ntago ariho ubuzima burangiriye. Nibyo koko wararwaye, uhera uryamye n'ubu mwanya mu bitaro, hari abantu baduteze amatwi bari mu bitaro aka kanya, ariko ndagira nkubwire ngo Imana igutekerejeho muri iri jambo, ibonye ko utari wo gupfa ahubwo uri wo kubaho.
ijambo ry'Imana riratubwira iki? Riratubwira ngo nuko ifata ububasha bwose ngo bwari buri ku banzi babo ngo ibuhinduriza ibushyira kuki? Ibushyira ku bayuda. Ngo nuko abayuda bagira ububasha ku banzi babo ngo ntawagombaga kubabuza ngo kuko amahanga yose yari yabatinye. Ndagira ngo mbwire ngo hejuru y'ikigeragezo umaranye iminsi, hejuru y'ibibazo ufite, hejuru y'ibintu bikurembeje, ndagira ngo mbwire ngo hari Imana izanye ububasha n'ubushobozi bwo kugira ngo iguhereze ububasha hejuru y'ibyari bikunesheje. Uburwayi se, ubukene se, agahinda si ibikomere. Hari igihe umuntu afite igikomere amaranye iminsi adashobora komorwa na mwene wabo. Hari igihe umuntu afite uburwayi adashobora kuba hari uwabikemura, ahubwo buri wese aza akavuga ngo urapfuye ntabwo kibayeho. Ariko ndagira ngo ubwira ngo nyuma y'iminsi 3 ngo basenze amasengesho y'umunsi umwe, amasengesho y'iminsi 2, amasengesho y'iminsi 3, ngo Imana ihita ifata itegeko ngo irikura kuri Hamani ngo irishyira ku bwoko bw'Imana. Na Hamani wagambiraga ku bwoko bw'Imana bupfa, ako kanya ngo itegeko ngo icyo yagambiraga ku bayuda ngo kiramugarukira, ngo ntabwo itegeko ryakomeje kuba ku banzi b'abayuda, ngo ahubwo Imana ihereza abayuda ububasha ku banzi babo. Ndagira ngo ubwire ngo kubwira ijambo riri aha ngaha, ndagira ngo ubwire ngo Imana ifashe ibyakugendagaho, ifashe imbaraga zaguhigaga, imbaraga zaguteye kwiheba, uva mu bintu by'Imana uvuga ngo barambwiye ngo Imana izantabara ntiyantabara, baransengeye ariko ntihagira igikunda. Ndagira ngo ubwire ngo ya yindi yavuze ntago niyi saha kubitarakukuraho ngo ngupfe uve mu mubi. Ndagira ngo hari icyo yakugambiriyeho, hari umugambi ufite ku buzima bwawe, hari icyo itekereza kukugirira. Ndagira ngo garuka mu byizerwa, garuka mu ijambo ry'Imana, garuka mu rukundo rw'Imana, ongera ugaruke mu buntu Imana ikuvugaho, garuka kuko Imana igutekerejeho. Kotifo and one day his God. Ndumva imbaraga z'Imana. Imana izihindura ibitekerezo byawe. We waruguye uvuga ngo abantu b'Imana barangushije, cyangwa se abakozi b'Imana barangushije, barahanuye kuko ariko Imana iranavugana nabo. Ndagira ngo ubwire ngo ntago ari bo basohoza, ahubwo ni Imana isohoza. Harimo n'abavuga ngo bagushijwe n'abakozi b'Imana. Ndagira ngo ubwire ngo umuntu najya mu ijuru azagenda mu ijuru wenyine, ntago nzajyana na kanaka. Ndagira ngo nujya no gukizwa, burya iyo bajya kukubatiza ubatizwa uri muri Yorodani wenyine, ntago iyo uvuyemo mujya muri abantu babiri ngo mubatizwe muri babiri. Bisobanuye rero wapfanye na Kristo ku giti cyawe, uzuka na Kristo ku giti cyawe. Ndagira ngo ubwire ngo rero ubuzima ukwiriye kubamo, kwere kuba mu buzima butatuma wiheba, ahubwo umva ko Imana ifashe ijambo rivuga ngo ifashe ibyagombaga kuguca intege mu buzima bwawe ibivunjemo ibyiza. Ijambo ry'Imana riratubwira iki? Muri Zaburi haravuga neza ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ni Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ndagira ngo ubwire ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ndagira ngo ubwire ngo hari abanyamubabaro banyazwe, hari ukuba umunyamubabaro noneho ukajya n'izindi imbaraga zinakunyaga. hari ukuba uri umunyamubabaro usanzwe guhorana umubabaro utagira umunezero, ariko noneho ukagira n'ibindi bintu bikuboshye kuko ijambo rivuze. Ijambo ribisobanura neza ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro hari imbaraga zakunyaze, wasanzwe uri umunyamubabaro ariko hazamo n'izindi imbaraga zikunyaga. Mana we utugirire neza. Kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga. Ijambo rivuga ngo none aha kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo kagahinda umaranye iminsi wumva ngo Mana nzabigenza gute se ko bindangiranye. Ndagira ngo ubwire ngo ijambo rivuga ngo none aha wari kumvira ijambo Karuvari, urimo urumva ijambo kuri Karuvari TV. None aha Imana irahagurutse, none aha niko Uwiteka avuga ngo none aha ndahagurutse, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ijambo ry'Imana rivuze iti nyuma y'amasengesho, nyuma y'uko bari bamaze igihe basenga abayuda, Imana imaze guhindura itegeko rishize kuri bo. Imana yari imaze guhaguruka, ntabwo iyo itaza guhaguruka ntabwo itegeko ryari guhinduka ngo rijye ku banzi babo. Nuvuga ngo iyi tegeko impamvu ryahindutse ryo kugira ngo bapfe abayuda rijye ku banzi babo, abayuda bagira ububasha ku banzi babo, nuko Imana yari imaze guhaguruka. Ndakubwira ngo ijambo ubuhanuzi butavangiye riravuze ngo none Imana irahagurutse ngije gushyira mu mahoro ubacuraga ingoni. Wowe uryamye mu bitaro, wowe wumva warihebye, wowe wumva ufite agahinda k'ibyo umaranye iminsi wumva ko Imana yakuretse,
wageze aho uranabivamo wumva ko iby'Imana bitagifite umwanya muri wowe, kuko hari igihe wategereje ko Imana ikugirira neza ariko ubona biratinze. Ndagira ngo nkubwire ngo ya yindi yakoraga n'ubu ngubu nigikora. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yakuvuzeho ijambo n'uno munsi yakora. Ndagira ngo nkubwire ngo amagambo, hejuru y'amagambo wabwiwe hari ijambo Imana izanye. Ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'amajwi yakongore kuri wo gupfa hari ijambo ryo kubaho rihari. Ndagira ngo nkubwire ngo umwanya Satani yafasha kubwira, ndagira ngo Imana ifashe umwanya nayivugana nawe yuko hari ijambo Imana ihinduye ku buzima bwawe, kuko ijambo ritubwiye ngo bacura uwo kuko gusuza umutima k'umunyamubabaro, ngo kuko kunyagwa kandi k'umunyamubabaro, ngo noneho Imana irahagurutse ngo nikwivuze ku buzima bwawe ngo ije gushyira mu mahoro bacuraga inkora. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakoze. Bagucuriye ingoni, Imana ije gukora ku buzima bwawe. Garura icyizere ku Mana, witakaza icyizere ku Mana, kuko iyo atumye udapfa no kugeza kuri isaha nuko hari ijambo igufiteho. Iyo atumye udapfa, ndagira nkubwire ngo muri iyi minsi abantu bamaze gupfa, umaze uzi neza abo utazi wanabonye ko bapfuye ni benshi cyane, ariko ndagira nkubwire ngo Imana kuba ikikurinze ntago ari uko yatakaje ntago ibyiringiro watakaje, ntago ari byo Imana, ntago yigize gutakariza icyizere, ahubwo wowe ubwawe witakarije icyizere uva ku Mana. Ndagira ngo nkubwire ngo rero garuka ku Mana kuko hari ikivuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Turabwirwa cyane, tubwirwa ijambo ry'Imana cyane, ariko ndagira ngo nkubwire neza ngo iri jambo rije kubohora ubuzima bwawe, rije kugukura hahandi wari uhagaze, rije gukura mu bibazo wari urimo, mu buryo bw'umwuka. Imana ifungura amatwi yawe wumve itegeko n'iteka by'Umwami byenda gusozwa ku buzima bwawe. Ariko Imana ihinduye ubuzima bwawe, Imana ihinduye ibitekerezo byawe. Imana yongere kugarukemo, wongere uturwemo n'ubumana bwayo, wongere uturwemo n'umwuka w'Imana, ukwemeza ko nubwo itarakora ariko itigize icika intege. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo nigeze nakariza Imana icyizere ngewe uhagaza, kubera ko Imana yacu irakora. Kotifo and wandi hiziga kune wandi vobrai. Imana ihindura ubuzima bwawe. Karuvari TV wowe uri kurikira rino jambo, Imana ihindura ubuzima bwawe, Imana ihindura ubuzima bwawe. Umuntu umwe yigize amubwira umukozi Imana amwanga ngo igihe tubimazemo ati yo tuza kuba dutabarwa nitwe Imana ari guheraho. Yarari mu mazo n'amakuba, aranyira amwanga ngo ngiyewe rwose ngiye gukizwa ku giti cyanjye, ibi ndanabirambitse. Ubwo urumva umuntu avangagiye gukizwa ku giti kiwe, ubwo agiye kubyimenyera nyine, ubwo birarangiye. Ariko ndagira nkubwire ngo iyo ugeze ahantu wumva wabyimenyera abandi batamenya ko ukijijwe uba wagiye, biba byarangiye. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana iracyagufite mu kiganza. Muririmbye arangije ararimba aravuga ngo ubwo atagipfuye ngo nanjye singipfuye, ngo kuko njye na Yesu turi umwe. Ndagira nkubwire ngo hari Imana iri kumwe nawe. Ndagira nkubwire ngo wowe na Yesu muri umwe, nubwo watakaje ibyiringiro ariko Yesu muri umwe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Imana irahagurutse kubw'ijambo ryayo, Imana irahagurutse kubw'urukundo rwayo, ikugirire neza, igukomeze. Dawidi wabuze uko abivuga, abonye ibyiringiro, abonye Imana yongeye kumuzahura, yongeye kumugira neza, arangira avuga ngo Mana abura izina yakita Imana, aravuga ngo uriya, kuko yari amaze kubona ko nta kundi kuntu yakita Imana. Hari igihe ujya ubura izina wita Imana bitewe n'ibyo Imana ikoze mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Wumvishe ijambo kenshi cyane, ubwirwa na benshi, wumva abavuga butumwa, wumva abapasiteri baragusengera, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo rize rigira icyo rihindura mu buzima bwawe. Muri aya masaha Imana igira ibyo ikora. Muri aya masaha wowe watakarije Imana icyizere ugasubira inyuma, ndagira ngo nkubwire ngo kubera ko Imana ivuze ngo ije gushyira mu mahoro uwo bacuraga ingoni, ndagira ngo nkubwire ngo rero kuko Imana igarutse ku buzima bwawe, ku bw'ayo masengesho y'iminsi 3 Abayuda basenze bavuga ngo Mana bihinduke, byagomba ko twica bihinduke. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije gukora mu buzima bwawe. Niyo mpamvu nkubwire muri aya masaha ngo niba kuko hari ahantu wigeze usubira inyuma, ntabwo Imana yakugirira neza warasubiye inyuma, ntabwo Imana yakugirira neza warabivuyemo, kuko yego igira, kuko ijambo ritubwira neza ko ivubira ababi n'abeza, ariko si byiza ko Imana ikugirira neza uri hanze y'inzu yayo. Bisobanuye ngo nta mahoro wabigiriramo n'ibyo Imana yaguhereza. Nigeze mbona abantu benshi baguwe neza mu isi, bafite ubutunzi busanzwe, bafite amafaranga, baratunze, ariko babuze amahoro.
baregera hano batugera iruhande nk'abakozi b'Imana bakavuga bati mfite ibintu byose ariko nabuze amahoro. Wareba ukavuga ati ariko ubundi ibintu ufite urarutwa nta wundi utabifite ariko ufite Yesu. Ndagira nkubwire ngo rero wowe wicaye aho uryamye aho uri, iri jambo ry'Imana rigikira rihindura mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uwiteka kwiteho, Uwiteka kugarure. Wari waraguye koko nibyo, bakozi b'Imana baragukomerekeje, abantu b'Imana baragukomerekeje. Ntago naba nkibisa abakozi b'Imana kuko baba baragukomerekeje, abite ko ari abakozi b'Imana baragukomerekeje, ariko ndagira nkubwire ngo hari Yesu uhagaze kugira ngo yongera kugarure, yongera kugirire neza. Gira icyizere Imana kuko Imana igutekerejeho, kuko Imana igukunda. Imana n'urukundo, Imana iragukunda, niyo mpamvu yagutekerejeho. Mwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, kandi uko bukeye uko bwije ujye wimvamo imbaraga z'ikindi gihe. Amina. Ubutaha nitugaruka tuzavuga ku mbaraga z'ikindi gihe, kuko Imana iragukunda ikugire neza. Mana ndagushimiye, urakoze kuko uri Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Ushimiye kubwira ijambo ryaratubwiye neza ngo umunsi abayuda bibwira ko bagiye kubagirwaho ububasha, ngo no munsi byahindutse, ahubwo abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Ijambo rirambwira ngo kubwo gusuza umutima, ngo no kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo none urahagurutse uje gushyira mu mahoro uwo bacuraga inkoni. Ndagira nkubwire ngo mwa andi wonderful bride kostikinima andi for bride, ugirire neza abantu bari gutega amatwi iri jambo. Kubw'ijambo ryawe wongere kubazura mu mitima, Uwiteka Nyiringabo ugarura umutima wabo. Batunga ibyo batunze, bagira ibintu bisanga ibindi, ariko badafite ijambo ryawe, badafite umunezero uva kuri wowe, ntacyo byamara. Ndagushimiye kuri Imana ibikoze, uri Imana ibanye nabo, uri Imana ibagaruye, kongera kugarura ubugingo bwabo aho bwari bwarazimiye. Uhabwe icyubahiro kuko hari icyo ukoze mu izina rya Yesu. Amen.